Sha basore banje nubundi ni hahandi hamusiringe reka twigire mu ikoranabuhanga kuko nubundi iyi si uko yirya nayo nikigutera imigwi reka twirebera uburyo wagarura amafoto n'amashusho wasibye muri telefone ngiye kumva muri iyi minota nija Kodu Karivano kuri Facebook, Twitter cyangwa se Instagram ukansangiza ibitekerezo tugiye kurebera hamwe uburyo wagarura amafoto n'amashusho wasibye muri telefone. Ikintu gikomeye twajyaga twibaza ko ufite amafoto yawe y'ibihe byose wafashe y'urwibutso ariko ukaba watiza telefoni mushuti wawe cyangwa umwana cyangwa telefoni wayiforomase ukabura amafoto yawe wakundaga kandi ibihe utabisubiza inyuma ngo usubire kongera gufata amafoto aho wari wayafatiye cyangwa usubirane bya byishimo ne ya mood wayafashe urimo. Mwibutse ko wakora subscribe kuko ntacyo bitwaye rega mu muco nyarwanda tugira ikintu bita gufashanya cyangwa kuremerana. Hanyuma rero niba unkurikiye wabashije kugira ahangaha uri kumva ijwi ryanjye uramutse ukoze subscribe ntacyo bitwaye dore ko bidasaba gukura amafaranga mu mufuka cyangwa ubundi bufasha cyangwa se izindi mvune, just nukureba ahantu handitse subscribe aho munsi mwibara ritukura ugakandaho ukatubona akantu kameze nk'inzogera ku ruhande nako ugakoraho n'inkunga yawe ikomeye itari bugusabe imvune mu bitekerezo cyangwa imvune ku mubiri. Uko iterambere rigenda rigera ku bantu benshi ni nako rigenda ritwibagiza uko twabagaho cyangwa se uko twakoraga ibintu bimwe na bimwe mbere yuko iryo koranabuhanga riza. Si igitangaza ko umwana wo muri iyi myaka ashobora kuba atazi album foto za kera abantu baguraga bakabikamo amafoto yabo yabaga ari ku rupapuro rwabugenewe. Icyo ashobora kuba azi nuko wenda amafoto bayabika mu makadere kuri mudasobwa, memory card cyangwa se kuri telefone igihe runaka yakenera akayabona bitagoye. Ikoranabuhanga rikemura byinshi ariko hari n'ibibiri barifite nubwo ibyiza bari byo byinshi. Kera umuntu yabikaga amafoto ye muri album akaba atapfa kandi akaba atapfa kuyabura ariko wenda yagendaga asaza ntagumane ubushyashya n'ubwiza yahoranye akiri mashya cyangwa se bigaterwa nuko nyirayo yayabitse. Byaragikemuye icyo kibazo si kiri ikibazo kuko ushobora kuyifotora muri 2017 ukazayireba muri 2020 warayabitse kuri telefoni yawe ugasanga agifite bwa bwiza yari afite muri 2017. Nicyo bitandukaniyeho na album kuko ho washoboraga kubifotora ifoto ya muri 2017 ukazajya kugeza muri 2020 neza yarataye umwimerere, ariko ibyikoranabuhanga ryazanye byo ushobora kubika ifoto yawe wafotoye kuva muri 2017 ukagera muri 2020 ifoto yawe igikeye ikimeze nka kwa kundi wayifotoye ikimeze uramutse warayibitse ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga nko kubika kuri memory card, telefone, machine n'ibindi. Ariko hari yindi nenge kuyibika kuri telefoni bifite. Hari igihe ushobora kwibeshya ukayasiba, ushobora kwibeshya ukayasiba utabigambiriye cyangwa se undi muntu watije phone akayasiba, ubwo waba nta handi wayabitse ukabura yibuze. Ibyo abiyi minsi bakunda kuvuga ngo ukaba uraraburijwe. Ariko nkuko mu ikoranabuhanga bavuga ko icyo watekereje kiba gishoboka ahubwo ikibazo ari igihe. Nibyo wari umaze iminsi wibaza uburyo wagarura amafoto yawe wasibye bifite igisubizo. Rero uyu munsi tugiye kuganiraho. Kodu TV yasesenguye igukusanyiriza bimwe n'uburyo wakifashisha mu kugarura amafoto cyangwa amashusho yawe wasibye warubitse kuri telefone. Ubundi imikorere ya telefoni za smartphone myinshi ijya kumera nk'iya mudasobwa za Windows, ariko icyo bitandukaniyeho nuko mudasobwa za Windows zifite icyitwa recycle bin. Ushobora kubonamo amafayilo yawe wasibye utabishaka cyangwa se wasibye ariko ushaka kongera gutanga cyangwa se ushobora kongera gutanga ubundi ukongera ukayagarura. Telefoni ya Android ubusanzwe ntigira iyo recycle bin, bivuze ko kugarura amafoto cyangwa amashusho wasibye bisa n'ibidashoboka, gusa birashoboka. Abahanga mu gukora amaprogaramu ya telefoni ya za Android ari nazo zikoreshwa n'abantu benshi ugereranyije n'izindi telefoni bakoze application cya programu ifasha umuntu kugarura amafoto cyangwa amashusho
yaba yarigeze gutunga muri fone ye akaza kuyasiba. Iyi application yitwa Disk Digger. Iyi application iboneka kuri Google Play Store, hakaba hari ubwoko bubiri bw'iyi porogaramu aribwo Disk Digger Pro na Disk Digger Pro. Kugira ngo uyibone usabwa kwishyura amadolari 2.99 angana n'ibihumbi 2,571 n'ibice 4 by'amafaranga y'u Rwanda. Hakaba na Disk Digger isanzwe yo. Disk Digger yo isanzwe wayidownloadinga cyangwa wayibika muri telefoni yawe ku buntu. Nyuma yo kuyikorera install umaze kuyifungura igufasha kugarura amafoto yawe wari warasibye ukongera kuyatunga. Numara kuyifungura ukanda aho handitse scan, iratangira igenda igarura amafoto menshi, ariko hari nayo izanamo utarayasibye usanzwe uyafite. Urebayo uzi ko wasibye ugakanda ku tubuto dutatu turiho hejuru, ubundi ugakanda kuri recover selected files, igahitamo ububiko ushaka ko ijyamo, ubundi ifoto yawe ukaba urayigaruye. Icyiza cy'iyi application irusha izindi nuko idasaba ko telefoni yawe iba iri Iyi application irusha izindi nuko idasaba ko telefoni yawe iba irutinze. Ikora muri telefoni zose, yaba irutinze cyangwa se itarutinze. Gusa iyo telefoni yawe itarutinze hari ibyo itaguha nk'amavideo cyangwa amafiles. Icyitonderwa, iyi application ishobora kugarura amafoto wasibye bisanzwe atarayo wabuze kuko wakoze hard reset. Ubwiza bw'amafoto bushobora kutaba nk'ubw'ifoto ya mbere, gusa si bibi cyane. Kugira ngo ugarure video bisaba ko phone yawe iba routed. Kugira ngo wirinde gusiba amafoto yawe burundu, nakugira inama yo gukoresha application yitwa Dumpster. Ikora nka recycle bin ya telefoni za Android. Ni ukuvuga ko iyo usibye video cyangwa ifoto mu bubiko bwa telefoni ihita ijya muri application, wakongera kuyikenera ukajya muri application ukayigarura bitakugoye. Washaka kuyisiba burundu ukajya muri application ukongera ukayisiba. Hanyuma ukeneye kwirinda gusiba ifoto cyangwa video muri telefoni yawe, ubwo nabyita nka recycle bin ya telefoni, bayita Dumpster. Da na u na ma na pa na sa na ta na e na la. Dumpster niyo wakoresha, ifatwa nka recycle bin ya telefoni ariko za Android. Hanyuma nakubwiye ko iyo ukeneye kugarura amafoto yawe y'ibihe bitandukanye wasibye, ujya muri Disk Digger, hanyuma ukabasha kuba wagarura amafoto cyangwa video y'ibihe byiza wagize. Ushobora kuba wasibye ubishaka utabishaka, ari wowe cyangwa rundi watije telefoni yawe. Twabonye ko Disk Digger zibaho mu bwoko bubiri, igurwa cyangwa iyo westara ku buntu. Urumva ko ni ibintu bihendukiye buri umwe. Hanyuma tugatandukana no kwitotomba cyangwa kubura amafoto n'amavideo yacu yasibwe twari tubitse nk'ibihe byiza twagize cyangwa ibitwibutsa hashize hacu. Hanyuma ngushimiye kuba wakurikiye Kodu TV. Ngendija Kodu Karivano, umwe waziye igihe ugomba kuguha amakuru umunsi ku munsi. Ngushimiye kuri umwe mu banyamuryango, umwe mu binjiye, umwe mu bafatanyabikorwa bakoze subscribe kuri Kodu TV. Hanyuma njyewe ndije